hereditary diabetes. Ni diabete umuntu arwaye bitewe n'uruhererekane ubwo babyinwa ngo gisekuzo cyabo bakavuga urugero bafite umuntu wararwaye diabete cyangwa igisogokuru cyangwa nyogokuru yararwaye diabete, bityo ukazavukana za DNA z'umuryango DNA z'umuryango za diabete zikazataka pancreas, zamara kwataka pancreas ikagira intege nkeya. Urumva insulin yakagombye kuba yakozwe na pancreas ntibigikozwe, urumva gatahazaho icyo kibazo cya diabete. Icyo iyo ni type ya mbere ya diabete. No tujye kureba type ya kabiri, ariko kenshi nararenga aho ngaho kugira ngo musobanure neza kuri type ya mbere. Type ya mbere akenshi yandura mu bwana nk'umurika nko ku babyeyi, ukavana nko kuri mama wawe ndatubwe n'urugero ukavuka n'indi izo DNA. Umva akenshi ifata umuntu, izo serezi zifata umuntu mu bwana bwe. Type ya kabiri niyo abantu benshi no tumenyereye tujye kuvugaho, niyiterwa noneho n'isukari nyinshi. Iyi sukari nyinshi cyangwa isukari nyinshi cyangwa mu byo turya irimo amasukari menshi, wenda nka za ice cream, amahambaga, ibintu nk'ibyo biza bigize bifite isukari nyinshi, cyangwa se nanone ibintu bifite cholesterol nyinshi. Cholesterol akenshi iba mu bintu nk'urugero nko mu mata dusanzwe tumenyere ko ari ikintu cyiza ku mubiri, gifite amata afite amaproteine, ifite abaki, ariko hari urugero rugeraho amata none nayo ntabe ari meza. Ibyo nabyo tuzabiraho muri video y'ubutaha. Icyo bigusaba ni ukuba wakurikiye kuba nyine ugakora subscribe kuri ino channel, ugakanda notification bell kugira ngo n'izindi video z'ubutaha nazo utazagenda uzicika. Reka dukomeze noneho n'iki gice cya kabiri, n'ibisobanuro kuri kino gice cya kabiri. Iki gice cya kabiri noneho iyo isukari iba nyinshi mu mubiri biragenda bikangiza urwagashya. Noneho reka nkiri gusobanura iki gice cya kabiri banze ntangaho nk'urugero. Reka ngurugero kuri gari ya moshi. Gari ya moshi bifate nk'ari umubiri wawe. Noneho engine ya gari ya moshi bifate nk'ari urwagashya rwawe. Noneho insulin uyifate nk'umwotsi gari ya moshi icumba iyo irimo iragenda. Noneho urugendo igenda ufate nka situation wo mu buzima. Nyine tuvuga urugero iyo irimo iragenda hatanditse niba uri kubaho nyine mu buzima bwawe cyafite amafaranga makeya uracyabalance ubuzima. Urumva imbaraga ukoresha nizo zikuzana amafaranga ubona nyine ukanayakonsoma bikaba byaragera cyangwa ukabona no kwizigamira gahoro gahoro, ariko urumva ubuzima wo balance gahoro nta pressure ihari n'ibitera. Birasaba kuvuga ikirere niba ugenda ahatanditse gari ya moshi bigenda ahatanditse, urumva hari umwotsi isohora uko ungana. Urumva umubiri niba ubayeho muri situation imeze cyo hari urwego rwa insulin usohora. Niba isohora urwego rwa insulin ari tubigereje n'urwo rugendo gari ya moshi igenda rutanditse, noneho gari ya moshi nizagera hatera aho hatera no twagereranye n'ubuzima bwiza uzabugezemo, ugatangira gukonsuminga ibi byo utabonaga, ugatangira gukonsuminga inyama nyinshi, ibinure byinshi, amaripide, ugatangira gukonsuminga cholesterol nyinshi, ugatangira gukonsuminga isukari nyinshi, amahambaga, ibiki byose n'ibintu utabonaga. Urumva nahantu hazamutse, umubiri wawe utangiye kwakira ibindi bintu byinshi utari usanzwe umenyereye. Tuvuga urugero ni nk'iyo gari ya moshi itangiye kuzamuka umusozi kandi isanzwe igenda aharambuye. Urumva iyo gari ya moshi itangiye kugenda aharambuye izascratinga noneho umwotsi mwinshi. None umubiri nawo uzatangira kwiga kugenda usecretinga insulin nyinshi, ariko gari ya moshi ikomeza kuzamuka ahantu none hazamuka igakomeza kugenda ku gipimo cy'ahantu hazamuka. Urumva izagera aho noneho icika intege. Numva rero n'urwo rugero rw'agashya rwawe. Numva rw'agashya rwawe narwo nugumye kwakira ibyo biryo isukari nyinshi izageraho igabanyuka. Izagera nyine insulin igabanyuke ya secretingaga. Iyo insulin twegereje nk'awamotsi. Nubwo rero nyine niba iri kuzamuka hatera
umwotsi ukagabanyuka, injini igacika intege. Injini nicika intege, umwotsi urumva uzagabanyuka. Niko turi kuvuga rero n'umubiri wawe nuramuka ugize ikibazo, uyu insulin wa secretingaga ikaye mu gihe yari nyinshi cyane, none pancreas igacika intege, urumva bizabaho. Insulin izahita nkeya, noneho ya sukari iri kwinjiza mu mubiri, no ibe nyinshi cyane. Urumva noneho ukuntu umubiri uzaba ugenda danger. Ubwo ndumva noneho tape tureza kwicira n'urugero rwa gari ya moshi mbahaye, ndumva urugero rwa kabiri rwa tape tumurwumvisha. Reka noneho tujya ku rugero rwa gatatu. Ntabwo ari icyiciro cya gatatu nk'uko science bisobanura yuko hari noneho diabete iterwa n'ubuvuzi. Ubuvuzi tuvuga urwaye chronic asthma none akaba ariyo bitewe n'ubuvuzi wavutse uhabwa, bitewe wakuze uhabwa, ugenda ukuru uhabwa, bikazagutera diabete mu bundi bwoko twita drug induced diabetes. Drug induced diabetes ni ya diabete iterwa n'ubuvuzi wagiye uhabwa. Noneho hari n'indi diabete mu cyiciro kimwe n'indi diabete nanone ifata abagore batwite. Abagore batwite mu gihe umugore atwite umwana, noneho akazagenda adevelopa za cells zimutera zituma zataka urwagashya rwiwe bitewe na pregnancy. Iyo type none diabetes akaba twita gestational diabetes. Numero diabetes twayisobanuye bihagije. Noneho nagira ngo dusoza barahera no kungaruka, babwira no kungaruka za diabetes. Hari ibyo twita neuropathy, neurons